nari mpagaze mu idirishya ry'icyumba cyanjye numva ibitekerezo byambanye byinshi. Mu by'ukuri numvaga nabuze amahitamo, numvaga nta mbaraga mfite zo guhakanira abana banjye. Bari bafite ibibazo by'amafaranga, bansaba ko niba nta kintu bintwaye twagurisha inzu yanjye nabagamo. Mu by'ukuri cyari ikintu kigoye, ariko nanone kubona abana banjye batishimye bahangayitse nabyo nkumva ntibinyoroheye. Maze kumva ko maze kumaking up my mind, nemeye gukora ibyo bansaba. Umwanzuro numva nkufashe ko kumva muri rya dirishya nari magazemo nangira kuzinga imyenda yanjye. Cyari cyo gihe ngo inzu nyivemo koko. Tracy umukobwa wanjye bwa warinjiye n'umuvuduko mwinshi ati mama nizere ko udapakira ibintu byose uzana utuntu duke tw'ingenzi byibuza nturenze varize ebyiri. Numvise mbaye shoke mbabaye cyane kuba ngiye gutanga inzu yanjye noneho n'ibyo mfite byose nkabitangana nayo. Ibyo mfite binyibutsa by'urwibutso nabyo ko byose ngiye kubitanga narababaye cyane kumva ko bizajugunwa muri pubera ba nyiri inzu niba baje kuyibamo. Kandi ubwo noneho njye numvaga buri kimwe cyose kiri muri iyo nzu ntagitwara kuko hari memories n'ibifite ibintu bitandukanye aricyo numvaga binyibutsa. Ariko abana banjye bari banyihanangirije ngo rwose badambereza iminsi mike yo kwitegura kandi bansezeranya yuko bazamba hafi. Abana bambuza guhangayika, bambwira yuko buri kimwe cyose kimeze neza kandi nzishimira kubana nabo. Nubwo bwose bari batarafata umwanzuro wo njya kubana nawe hagati yabo bombi. Nagombaga kujya kubana n'umuhungu wanjye cyangwa se nkajya kubana na Tracy umukobwa wanjye, ariko sofa nari ntaramenya aho tugiye kubana nawe ako kanya. Namaze iminsi nzenguruka inzu yanjye buri munsi, numvaga agahinda kanyishe pe kubura ahantu nari maze imyaka myinshi nita mu rugo. Ubwo kuko mpakira varize yanjye n'indi imwe ebyiri gusa, ariko mfata agakapu gato ko ku ruhande kiramo udutase twanjye nari ntarakoresha na rimwe nakundaga, amatasi y'icyayi. Mfata n'imwe mu mitako myiza nari mfite aho ngaho mu nzu, mvuga nti iyi ntabwo nshaka kuyijugunya, nayo numvaga nzayitanga. Tracy na Scott abana banjye nyuma y'icyumweru koko baje kumfata ngo twari twabivuganye. Bahageze nyirinzu nawe yagombaga kuza gufata imfunguzo uwo munsi, ariko mbona umukobwa wanjye yahinduye isura, arakajwe nuko ngo napakiye ibintu byinshi, ariko bemera kubipakira koko bishyira mu modoka turagenda. Nagiye kubana na Tracy umukobwa wanjye, anshakira icyumba nshyiramo igitanda kiri aho rwose gisanzwe n'akagari dorobe k'amafuti kari aho, yewe nta n'akameza kari muri icyo cyumba nashyiramo utuntu twanjye cyangwa se wenda nk'ishapure, amafoto, isaha n'utundi tuntu turi aho ngaho tworoheje. Ubwo ngubwo nsaba umukobwa wanjye yuko yanshakira akameza gato hafi y'igitanda cyanjye, ariko mbona ntabyishimiye rwose, bikora yinuba, ariko arabikora nyine. Nafashe twa dutasi twanjye nari ntarakoresha na rimwe nyawe umukobwa wanjye nk'impano, arayakira, ariko nta na rimwe rwose, nta na kimwe yarengejeho, habe no kuvuga ati murakoze. Ndetse ya matasi nigeze anayakoresha na rimwe mu rugo. Nza kumubaza impamvu atayakoresheje, Tracy arambwira ati ubona isa n'uyikiza, ati nabaye mbishyize hariya mu kabati. Numvishe mbabaye really offended, ariko ndavuga ni ari wenda wabona impamvu ameze atya, ari uko wenda naniwe, afite akazi kenshi muri no minsi, wasanga aricyo gituma avuga nabi. Mbitekereza ntyo sinabishyiraho umutima cyane. Nyuma y'ibyo umugabo wa Tracy n'umukobwa wanjye, umugabo w'umukobwa wanjye yaje kutishimira kuba ndaho ngaho. Umukobwa wanjye nawe atangira kundambirwa rwose, niyanabihisha abinyereka mu buryo bweruye budaciye ku ruhande. Ubwo Tracy ahamagara umuhungu wanjye kuri telefone azi neza yuko ntari kumva, ariko nari ndi kumva ati waretse mama akaza mukabana, ndarambiwe kandi ndakwinginze ntutsenyere, simve n'umugabo wanjye kuba atamushaka hano. Nta n'iminsi 3 yashize umuhungu wanjye yaje kumfata muri urwo rugo rwo kwa Tracy anjyana kubana nawe, ariko byose bakabikora nta n'umwe ungishije inama, bakanuraho iyo myanzuro yose. Ubwo ngubwo rero bifatiraga umwanzuro bakambwira batabanje no gutekereza cyangwa ngo bambaze niba ndi comfortable, niba mbyishimiye kuba najya kubana n'umwe muri bo. Ubwo baranekerezaga shaka icyo bankoresha. Ngeze kwa Scott umuhungu wanjye, umugore we nawe ntago yankunze habe na gato, ntiyashoboye na gato no gutuma ninjira mu gikoni ari guteka, ntiyashoboraga gutuma ari icyo mufasha, ntiyatumaga ndereba televiziyo iyo namusabaga guhindura amasheni ngo wenda nanjye numve nyuzwe n'ibyo ndeba. Yambwiraga yuko ngo abana aribo bakeneye kuyireba, ntiyatumaga mfata telekomande mu ntoki, kandi wanjye mu cyumba na televiziyo yabagamo. Nsabye umuhungu wanjye niba bishoboka ko yangura agateleviziyo kari aho, nubwo kaba gatoya kakanshyira mu cyumba byamfasha, ariko sinkomeze kuba bode muri urwo rugo bigezaho, nibuze mbi mfite akantu mugiraho. Umuhungu wanjye bimukojeje yanyamaganiye kora ati aka kanya nta mafaranga nifitiye y'ibyo ngibyo mama, I'm so sorry. Bajyaga ku meza ntibambwire, ubwo nkaza kurya ibyo nsanze basize.
natangiye kumva agahinda n'ubwigunge budasanzwe umutima wanjye nk'aho mba muri gereza. Twatangiye kubana nabi, nta n'umwe ubona wishimiye undi, tutavugana, tutaganira. Hakaba ubwo n'icyumweru kirenga ntabonanye n'umuhungu wanjye, wagira ngo ntitwabaga mu nzima. Umugore wese ko yambwiraga nabi cyane, n'igihe namusabaga kunkorera icyayi, just icyayi, tugatongana, ubwo akitotomba umunsi wose, akirirwa yarakaye. Umuhungu wanjye yataha akamundekera amubwira yuko mubereye ikigeragezo, umuhungu wanjye tugatongana. Nyuma y'ibyumweru 2 umuhungu wanjye nawe yarandambiwe, ahamagara mushiki we amubaza niba yansubirana tukabana. Tracy aramakanira ati wowe nta n'ukwezi muramarana, none ngiye hamaze amezi 3 none ngo musubirane, ndakwiyamye nawe mugumane. Umuhungu wanjye ati okay, niba rero byanze ubwo ndamujyana muri retirement home, niza nzu z'abakuze bamwiteho kuko njye nta kindi nakora. Mushiki we ati ibyo birakureba uzikoce kuko njye nta mafaranga mfite yo kujya kumutangaho hariya muri ziriya nzu z'abasheshe akanguhe, umva si ibyo sinabishobora. Scott atutekereza ko njye uyafite, rero twemeranya kugurisha inzu ya mama, twumvaga tuzabifatanya twembi. Mushiki we ati none ko njye namumaranye amezi 3 na 2 bikaba bikonaniranye, ubwo urumva mbo ushaka ko bikemura rwose Scott, njye nta hano yahari ambuza amahoro, ndumva ntamushaka. Scott ati nanjye ariko ndumva dukeneye gushaka ko tubigenza kuko nanjye umugore wanjye ntago amwishimiye hano. Nararize ndetse mbona narahubutse cyane, ntangira kwicuza impamvu nagurishije inzu yanjye. Niryo kosa numva rikomeye nakoze mu buzima bwanjye. Umunsi umwe buke ndavuga ntari ku wundi wajya gusura wari umuturanyi wanjye ko tutabanye nabi. Ngeze aho nari ntuye narumiwe, nahasanze umuturirwa utabaho, inzu nziza, hano hari inzu yanjye, umujyi warahindutse bikomeye cyane, ibikorwa remezo byaragutse. Nanjye ubwanjye sinabashije kumenya aho natuye, numvaga wagira ngo siwe. Numvise mbabaye ariko nanone nishimye icyarimwe, nkumva ibyishimo bivanze n'agahinda. Agahinda ko kuba hatakiri iwanjye, kuba ntanamenya yuko nanawuze matuye, n'umunezero wo kongera kuhagera nanone byarivanze. Mu gihe nkiri mu nibaza byinshi, numva umuntu inyuma yanjye arimo arampamagara. Yari Haren, yari umuturanyi w'inshuti yanjye nari nje gusura. Ubwo nyine tugiwe mu rugo kwa Haren, anyakiriza ka kofi gashyushye ndakanywa. Icyo nicyo numvaga nkeneye, numvise nezerewe cyane. Haren arandeka ndabanza ndatuza, nawe yarabonaga yuko rwose ndi kure cyane. Hashize akanya abona noneho ndi tayari nanjye kumera neza, abona kumbaza amakuru. Nanjye ubwo ntangira kumutekereza uko byangendekeye n'ukuntu abana banjye barimo kungaraguza agati, abura gato ngo ntoragura amashashi. Numva ngiye gusara nti this is not a life. Haren, ubu si ubuzima. Haren arandeba nawe atangira kurira. Twarutanwaga imyaka 2 gusa, ariko nari maze kuzana nkanyari isura yose kubera ibibazo no guhangayika. Haren ati ntabwo byoroshye ariko humura rwose, ubu ngubu ufite aho kuba. Numva ntunguye. Ati ntongere guhangayika, ati ushatse waguma nganjye n'umuhungu wanjye nta kintu dutwaye. Urabizi no umuhungu wanjye wenyine ngira nawe tubana, urabizi neza yuko umuhungu wanjye nibimubwira nubwo adahari ntago ari bubyange. Nabwo nti hoya Haren, sinshaka kubera ikigeragezo, ntabwo twabana mu nzu imwe, wenda we bishobora kuba ntacyo bigutwaye, ariko umuhungu wawe kuhansanga ntabyishimiye. Ariko wenda unyemereye naba muri iriya nzu yo hanze mu gikari hano iwawe, nkabaye bibaye nta kintu bigutwaye. Haren ati okay rwose nta kibazo, kuba twanabana mu nzu nta kintu bintwaye kuko inzu nini nitwe twenyine tuyibamo. Urumva rero mfite icyumba cyanjye nawe ufite icye, inzu rwose ni nini cyane n'ingari, ntabwo byaba ikibazo, nawe ntibyamubangamira kubana nawe. Ariko niba ushaka annex yo mu gikari nta kibazo rwose, nirabe mu gikari nayiguhereza, nta muntu ubamo. Ubwo ngubwo natashye nezerewe cyane, numva isengesho ryanjye risubijwe, ariko mpitamo kutagira icyo mbwira abana banjye kuko numvaga nashaka ko bamenya aho ngiye kuba. Maze kwimuka, inseko yagarutse ku maso yanjye, numva umutima wanjye uraruhutse, numva ndanezerewe. Inshuro nyinshi twasangiraga ku meza amwe na Haren n'umuhungu we buri munsi, kandi haba habaye ibirori bya famiye nanjye bakantumira, banyitaho nk'aho ari bene wacu. Umuhungu wa Haren nawe rwose ntiyigeze ambangamira, ntiyigeze ninuba, ntiyigeze ndambirwa, bamfata neza gutyo kose nta n'isano dufitanye. Rimwe na rimwe njya nibaza ku bana banjye, nkumva ndabakumbuye, ariko nkumva sinabahamagara, nkavuga nti aho bari barishimye kuba ntakibabangamiye. Haren yansabye kenshi kuba nareka abana bakamenya aho ndi kuba, ariko ndamutsembera ndamubuza nti uramenye ahubwo. Haren rero umunsi umwe afata telefone yanjye ntabizi, akuramo nimero z'umukobwa wanjye Tracy, aramuhamagara amubwira ko ngo nyina akiriho. Tracy abyumvisha ati n'uburakari bwinshi ati
n'amafaranga yose tumaze kumutakazaho dutanga amatangazo twibaza aho yagiye mu minsi yashize rega nibwo twatangiye kurangisha. Ubwo urumva ibyo ari ibintu koko yakabaye yarakoze, yakabaye yaratubwiye twangiza amafaranga bigezaho. Hari turimo tuganira mu igihe kirekire ibyo bibaye, niwo mbwiye iyo nkuru ati numvise nanjye numijwe n'ukuntu abana bawe mu minsi 2 gusa ishize aribwo bari batangiye kugushaka. Numvishe numiwe pe, nyuma y'amezi 4 yose warahavuye. Numvishe bafite umutima w'kinyamaswa, siniriwe rwose nanabikubwira kuko twavuganye. Numvaga ibyo bintu biri kubaburiza ubusa ndakwihorera, kandi nabonaga umaze gusa neza, umaze gusa n'ubisiga inyuma. Nanjye ntiwarakoze n'ukuri kwicecekera. Inkuru yigisha n'abakuze nabo bigeze kuba bato mbere y'uko abatoya ubu ngubu babona abantu. Be kind darling, twese niho tugana, ushatse wacisha make.